Nitwa Virunga, ndi umuyobozi w'umuryango nyarwanda witwa Virunga Wildlife Clubs. Ni umuryango ugamije kurengera ibidukikije by'umwihariko urusobe rw'ibinyabuzima ruherereye mu byanya bikono mu Rwanda. Tukaba dukorera kuri pariki y'igihugu y'Ibirunga, kuri pariki y'igihugu ya Gishwati Mukura ndetse no ku gishanga cy'Urugezi. Mu bikorwa dukora harimo ubukangurambaga ndetse n'ibikorwa bifatika ku bijyanye no kubungabunga ibyanya bikomye, ku bijyanye no kwibyaza umusaruro, bitewe n'uko kubibungabunga ntibihagije ahubwo kubibyaza umusaruro mu buryo burambye, duteza imbere ubukerarugendo. Ikindi kandi dufite porogaramu yo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, aho dutubura ingemwe zo gusana amashyamba ndetse tukakora n'amaziko agabanya ibicanwa bikomoka ku mashyamba, ni ukuvuga inkwi n'amakara. Ikindi kandi dukurikirana urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko inyamaswa ndetse tukanakurikirana n'indiri yazo. Aha duherereye ni muri pepiniyeri y'icyitegererezo ya Kigombe, aho dutuburira ingemwe z'ubwoko butandukanye. Harimo iz'imbuto ziribwa, hakabamo iz'ibiti bivangwa n'imyaka, hakabamo ingemwe z'ibiti by'amashyamba n'indabo. Dukoresha abakozi bagera kuri 25 muri pepiniyeri, ndetse tukagira no mu nkengero zayo andi mapepiniyeri y'abaturage baba bakuye amasomo hano bakaba rwiyemezamirimo, ndetse nk'uko munabibona no mu mago yegereye iyi pepiniyeri abaturage bayatuyemo nabo babaye rwiyemezamirimo, bose batubura ingemwe zitazi ubwoko butandukanye. Icyo dukora, ingemwe zacu twebwe dutubura ntabwo tuzigurisha, dufatanya n'akarere kuzitera aho kaba karateganyijwe mu buryo bw'umuganda, dufatanya n'abaturage. Ku bijyanye n'ingemwe zituburirwa mu nkengero y'iyi pepiniyeri, dufasha ba rwiyemezamirimo kuzibonera amasoko, bakazigurisha bakabona ibibatunga, bataza kwangiza izacu ziba ziri muri iyi pepiniyeri. Si hano honyine dufite pepiniyeri, hari ibigo by'amashuri nabyo twagerageje gushyiramo pepiniyeri, nubwo izo pepiniyeri atari abanyeshuri bazikoramo ariko zicungwa n'ibyo bigo. Ni kuri urwo rwego rero dufite pepiniyeri mu murenge wa Kinigi, ikigo cy'amashuri cya Bisate no ku kigo cy'amashuri cya Nyarubande. Bitewe n'uko kuri ibyo bigo by'amashuri batabona amazi yo kuvomerera ingemwe, twahubatse n'ibigega bifata amazi y'imvura, akaba ari yo yifashishwa mu kuhira za ngemwe. Muri ibyo bigo kandi bo ntabwo batuburira n'ingemwe z'ibiti gusa, batuburiramo n'ingemwe z'imboga mu rwego rwo gufasha mu kuzamura imirire, aho ibigo bimwe na bimwe bitakigura imboga ahubwo bikoresha imboga ubwabyo byihingiye. Umushinga mwiza we, umushinga wacu, umushinga mwiza we, umushinga mwiza we. Nitwa Mukeshimana Chantal, naturutse mu murenge wa Muko, akarere ka Musanze. Tukaba dukora muri Virunga,
tukaba dufite ikibino dukoteza, buri kwezi dukotereza umuntu tukamuha amafaranga akaguramo ihene cyangwa se ingurube cyangwa se intama, ubundi ubuzima bugakomeza. Ikindi kigezweho rero, ino Virunga yatugejeje kuri byinshi, niyo mpamvu natwe tuzaza turaharanira gukora ibintu birimo neza bikagenda neza. Hari ukuntu umuntu aba ahuye n'ubukene yakwirukira kuri wa muturanyi tuba dukotereje kuri ya yandi yo mu kibino akaba yamutabara. Ubwo ngubwo turavuga ngo Virunga yacu itugejeje kuri byinshi, iterambere ryinshi kandi riracakomeje. Mana we, mana we, umushinga mwiza we, umushinga wa Virunga, umushinga mwiza we, umushinga mwiza we, umushinga mwiza we, umushinga mwiza we, umushinga mwiza we. Ku bijyanye n'ariya mashyiga ya kijyambere akoresha pelete, ni amashyiga mashya turimo twigaho mu rwego rwo kugabanya itemwa ry'amashyamba, aho ariya mashyiga akoresha ibicanwa bitari inkwi ntibibe n'amakara, akoresha ibicanwa byitwa pelete biva mu bishingwe. Tukaba duteganya kuzajya tuyagurisha mu buryo bwo kunganira abaturage, ariko akazakorwa n'ikigo cyihariye cyitwa Alternative Energy Promotion Center. Icyo kigo nicyo kizajya kiyacuruza, ariko natwe tukunganira abaturage kugira ngo bashobore kuyageraho ku buryo bworoshye. Ayo mashyiga rero azacuruzwa hose mu gihugu, nta mupaka wayo, haba hari ku byanya bikomwe ndetse no mu mijyi, mu nkambi n'ahandi hose. Kubona ibicanwa ndetse no gutema amashyamba bizaba ari ikibazo. Icyo kigo nibwo tukigitangiza, amashyiga nabwo turacyayagerageza, ariko bitanga icyizere cy'uko azaba ari amashyiga azakundwa n'abaturage benshi. Ngira ngo nta byinshi twayakoraho. Amashyiga akorwa mu byuma bikomeye by'amabati, ishyiga rikarangira rifite agaciro k'amafaranga 35,000 y'amanyarwanda. Rikaba ari ishyiga umuntu ashobora gukoresha igihe kiri hejuru y'imyaka 5. Rishatse kumera nk'uko gaze ikoreshwa, nubwo wenda ibyo bicanwa byacu atari gaze. Ntirijya ritwika umuntu kubera ko ridatanga ubushyuhe inyuma. Icyicaro cy'umuryango kiri mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, akagari ka Mpenge, mu nyubako
y'abaporoso yitwa complexe market. Na Mukakamari Dansira, umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza ya Bisati. Ndashaka kuvuga ku kintu kijyanye na Virunga Wildlife Clubs. Twamenyanye n'iyi projet mu gihe cya COVID mu mwaka w'ibihumbi 2020, ubwo bari baje hano ku kigo bari kumwe na RDB ku munsi mpuzamahanga w'imisozi miremire. Kuva icyo gihe twatangiye gukorana na Wildlife Club, aho batugejejeho uruhumbikiro, batwubakiye uruhumbikiro rw'imbuto, badusesereza n'imbuto harimo ibinyomoro ndetse n'amavoka. Izo mbuto zihabwa abanyeshuri ndetse n'abaturage begereye aho ngaho, bakajya gutera iwabo ndetse n'ikigo nacyo kigatera. Si ibyo gusa, Virunga Wildlife yatugejejeho baduhaye n'ibigega bifata amazi twifashisha iyo turi gukora amasuku mu kigo, ndetse niyo dukeneye amazi ntabwo dukunda kubura amazi kubera ko baduhaye ibigega bidufasha gufata ayo mazi. Nkaba nashishikariza rero ibigo by'amashuri cyane cyane abo mu murenge wa Kinigi, ariko dufite n'amahirwe yo kuba dufite abakerarugendo, dufite n'ibidukikije birimo inyamaswa ndetse n'ibimera, gukorana na Virunga Wildlife Clubs kuko ni byiza kandi byinshi igeza ku baturage muri rusange.